murongo wa mbere kugeza kwa 11. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twongeye tugaruka muri iki gitondo kuri channel ya Humura Ntacyo Uzaba. Ninge Pastor Munezero Jean Damascene kuri ADPR Gihuta. Ndubatse mfite umudamu n'abana ntuye cyangwa muri santere Rwagitima muri Gatsibo. Haleluya. Kasuza abantu maturo ya ADPR atandukanye n'abandi banyumva kundi biganiro cya Humura Ntacyo Uzaba abari muri Tanzania, Uganda, Kenya, Congo, Malawi, Zambia, Canada n'ahandi hose banyumva bakurikirana channel yanjye. Ndabishimiye kandi bahaye ikaze mu izina rya Yesu. Reka tubanze dusenga Imana muri iki gitondo. Imana iduteye iteka, Imana ituremeye umunsi. Haleluya. Imana ndagushimye mu izina rya Yesu. Imana yacu bwite twarakubonye, twabonye duhagakiza, twabonye witamurura, twabonye hindura ubuzima bwacu. Ndasenze muri iki gitondo ngo tugire neza kuri no tarike mwami. Abantu beguhiranwa n'agahinda, abantu beguhiranwa n'amajumwe, abantu bavaho satani yabafungiranye mu izina rya Yesu. Jambo ry'Imana rirabohora, jambo ry'Imana n'inkote rya, jambo ry'Imana n'umuriro, jambo ry'Imana rifite ubushobozi. Abantu bankurikiye babohoke, Mana kanya mara kose kamumumaro cyurane cyangwa izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Musi mbafitiye inkuru nziza mu izina rya Yesu. Abose bamva ikinyarwanda tugiye gusoma ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Wale wote wanasikia lugha ya Kiswahili tuenda kusoma Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 11 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. For those who speak English, you are going to read the book of John chapter 5 from verse 1 up to 11. May God bless you so much. You are most welcome. Hallelujah. Kadusome ijambo ry'Imana aho ngaho mbabwiye muri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice cya 5 umurongo wa mbere turageza kwa 11. Twumva inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Amen. Ndizera ko mwese mwiteguye mfite Bibiliya n'indirimbo cyo kiranga abapanekote cyo kiranga umukristo cyo kiranga abakozi b'Imana. Ndizera ko muri tayari. Amen. Ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda nkuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bwari bugufi bw'irembo ry'intama. Hariho ikidendezi muri Heburayo cyitwa Betisaida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza harimo abarwayi benshi, barimo impumyi, ibirema, abanyunyutse bari bategereje amazi kwa amazi yihinduriza. Nuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wazaga kujyamo yihindurije niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite uburwayi indwara ayimara imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja sifite umuntu ujugunyamo ikidendezi y'amazi yihindurije nkiza undantanga kumanukamo. Yesu amubwira ati byuka wikorere uri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburi bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko Abayuda babwira uwakijijwe ati bati dorere uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwankije ni wowe wambwiye uti wikorera bwawe ugende. Haleluya. Bakristo bavandimwe nimwe yakira ijambo ry'Imana. Kaduhereza Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bafite inkuru nziza y'ubutumwa bwiza muri iki gitondo. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga kuri uyu muntu wari ku kidendezi indwara yimaranye imyaka 38. Ngufite inkuru nziza wowe umaranye ikibazo cy'iyo myaka cyangwa kitarageraho cyangwa kirenze kuri iyo ngiyo, ari kuri bwumve ko Yesu nta kimunanira. Imana ishimwe. Mvuganye n'abantu mwese munteze amatwi. Imana dufiteho umugambi mwiza. Imana yatanze Kristo kugira ngo muri we, haleluya, habe mirasukiro tubohokeye muri we, icyo akoze ku buzima bwacu kizabe cyitegerezo mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Uyu murwayi hariya ku kidendezi Betisaida hari abarwayi benshi, abanyunyutse, bipamatwi, abaremaye, bose ku kidendezi. Mana ishimwe. Nakoze ubushakashatsi kuri iyi nkuru y'umuntu wari umaze imyaka 38 ku kidendezi. Kuki
yahamaze imyaka myinshi cyane. Natekereje se mu cyumweru cya mbere umwaka wa mbere hagati y'imyaka 10 na 20 ya 30 na 25 kugeza iyengaho, why not? Kubera iki? Mana ishimwe cyane, haleluya. Hari impamvu byamutwaye intera ndende kugira ngo yanze yumva ububabare kuri kiriya kidendezi, kandi abandi barahagurukaga, kandi abaje nyuma ye barakize. Ni ukubera iki? Imana ishimwe. Cyo ni ikibazo nkubaze nawe wakisubiza. Imana ishimwe. Uri busanga ko impamvu yahamaze igihe kirekire nuko atari ufite umwitaho. Nakuzaniye inkuru nziza. Igihe umaze nta muntu kwitaho, hari umuntu ugiye kukwitaho. Wakomeye Imana amashyi. Imana ishimwe, haleluya. Ni inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. That is my message today. Ujumbe wangu leo, mekama hari miaka mingi, lakini leo Yesu anakuinua pale. Bwana sifiwe sana, haleluya. Yo ni inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Abantu bazanye nawe barakize, bimutwara intera ndende. Natekereje n'abamuzanye bene wabo baramuhamusize barigendera, ariko bire yavuze neza. Imana ishimwe. Kugira ngo abantu bakire hariya ku kidendezi, ntago abantu bapfaga gukira. Hari ikimenyetso cyabagaho, hari Imana yagombaga gukora, abantu bakibona hanyuma bakaba attention ko hari Imana iri bukore. Abafite barwaza ntibasinzi, hanyuma bakaba biteguye bati nubwo tutasinzira ariko umurwayi wacu marayika naza nitubona ikimenyetso. Hari ikimenyetso ugiye kubona ku buzima bwawe. Cyo ni ikimenyetso Imana ijya gutabara. Hari ikimenyetso Imana ni kugenderera. Hari ikimenyetso Imana ni ijya guhindura amateka yawe. Uzabana ikimenyetso. Kwa Kiswahili wanasema kuna dalili, yani kuna dalili, hari ibimenyetso. Imana ishimwe, haleluya. Ntago abantu bapfaga gukira ngo marayika yaraza akajya mu mazi akibinduranya akihinduriza, bakamenya ko ari ikimenyetso. Imana ishimwe. Bakamenya ko hari ikintu Imana igiye gukora. Haleluya. Bafite abarwayi bari warananiranye mu mavuriro y'iwabo, mu bigo bikomeye, bakaba biteguye ko nibabona ikimenyetso barwanira kugira ngo bajugunye abarwayi babo. Ariko uyu muntu byamutwaye intera, my friend. Imana ishimwe cyane. Marayika yarazaga, amazi yakwibirindura, ushize nk'umurwayi bwe bwa mbere akikorera ubwe akagenda. Yesu ashimwe cyane. Biblia Kiswahili inasema ya kwamba marayika anakuja maji akitibuliwa, yule aliingia mara ya kwanza anapona, hapo anabeba godoro lake anaondoka zake. Bwana sifiwe sana. Ariko ibyamutwaye intera mari imyaka 38. Mana ishimwe. Nakuza ni inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Imyaka 38, uyamaze imyaka 38 nta mwitaho, ariko urubwumve kuno Yesu yaje kumugenderera. Mana dufiteho umugambi mwiza. Mana ishimwe. Bikaba bigenda gutyo mwaka wa mbere bigeza ku myaka 20. Abamuzanye bari baramutaye, abantu barakira, abaza nyuma ye bagakira kuko bafite abantu babitaho. Ariko Imana ishimwe. Ariko isaha y'Imana yigeze, ibintu birahinduka. Imana ishimwe. Ngo Yesu arangije iminsi mikuru y'Abayuda aravuga ngo hari umuntu wanjye warenganiye hano. Ndashima Imana. Imana igiye kukuremera amashimwe. Ndashima Imana. Imana irakure wa mubyeyi we, wa musore we, ukifuza cyawe Yesu yakibonye. Imana ishimwe. Ngarangije iminsi mikuru y'Abayuda aravuga ati byanze bikunze hari umuntu wanjye warenganye ku kidendezi. Bwira umuntu mwegeranye ngo Yesu aci wawe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu aci wawe. Ko yahasa kose, yatumura ivumbi, yahatunga urutoki. Kaduhereza Imana icyubahiro. Yani inkuru nziza. Komera Imana bake mu izina rya Yesu. Yesu aci wawe. Imana ishimwe. Yesu arahanyura ngo hageze arabona imyaka 38 burera aryamye, imbavu zaraboze. Sinzi ntumbaze niba ari na pape zabagaho, ubwo yari byose yarabirangirizaga hariya. Sinzi hari umuntu wamusayidiraga, bene baba bari baramunenye baragiye. Myaka yari ibaye myinshi, niba yarafite n'umugore bagabo bari baramurongoye, n'ibyana byarabaye birara, bene baba imihate barayimuye. Ariko gufite inkuru nziza. Komera Imana amashyi. Aho Yesu yageze ubuzima burahinduka. Haleluya. That is good news there.
Haleluya. Mbafitiye inkuru nziza y'ubutumwa bwiza ngo Yesu amugeraho yarazezengeye, byaramucanze, yaraheze ibyiringiro yuko yazongera kubona umuryango we, yaraheze ibyiringiro ko yazongera guhaguruka. Ndashimira Yesu. Yesu ahageze ibintu birahinduka. Umunyembabazi ahageze ngamuhindutseho, amubwira ijambo rikomeye. Mana ishimwe. Yesu yageze iwawe, icyambere abanza kuguhumuriza. Yesu yageze iwawe abanza kugaruzamo ibyiringiro. Abaguciye intege bavuze ngo ntibizashoboka, bavuze ngo urize ariko ntuzabona akazi, baravuze ngo uracuruza ariko bizahomba, bavuze ngo uzashatse ariko ntuzabyara. Abantu baduciye intege, ariko turashimira Yesu, nimumuhereze icyubahiro. Yesu uragera ku buzima bwawe. God can change your life. Hallelujah. Ahita amubwira ati urashaka gukira. Reka mbabwire ibintu bikomeye banyumva mwe. Urebye ijambo Yesu yakoresheje abwira uriya muntu umaze imyaka 38 yarabuze ibyiringiro. Yesu nawe yamubwiye ijambo rikomeye. Mu Kinyarwanda babyita ni nkaho Yesu yasaga kankoresha iki mu mbabare, ni nkaho Yesu yakoresheje ijambo ryo kumubwanuka. Nta kintu byari mumariye umuntu byamaze imyaka 38. Yesu ngaza amubwira ngo urashaka gukira. Why not? Munsi wa mbere cyumweru cya mbere imyaka 35 n'itatu y'ubuginga 35. Ariko Yesu ndabushimira. Aravuga ati ariko Yesu yavuze nkaho yikirira. Hari abantu bafite amasezerano Yesu yababwiye ukagira ngo yarikiriraga, ariko naho yatinda bizasohora. Yesu arabwira ngo Yesu avuga nkaho ikintu Data urashaka gukira. There is nothing. What about that? Urashaka gukira. Ariko Yesu yari afite ikigendererwa, kuko Yesu yari yamuhumurije. Amen. Aramubaza ngo urashaka gukira. Undi nawe kugububabare yaheze ibyiringiro n'intekerezo ku muryango wawe. Umugore abagabo baramushaka, masambo bene baba barahinduye, imyaka 10 barategereje bati cyarapfuye. Kuko niyo umuntu apfuye mu bitaro batanga amatangazo bati ntundi twaragiteranye, nimureke mwe kujyayo, mwe kumva amatangazo, mwicishe n'ibimara ibyumweru bibiri ibitaro bizamushyingura. Mu cyihoreye cyararangiye. Umugore baramurongoye, ibyana byabaye mayibobo na amacokora. Ariko abantu bazagutererana, ariko ndashimira Yesu ntago ajya udutererana. Mwamukomeye amashyi mwamfura mwe. Mana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Ndaramubwira ngo urashaka gukira. Undi nawe mubwiye bebwiye ati wapi ntago byashoboka. Atangira kwisobanura sha. Avuga ati ntago byakura. Yesu ntago byakura. Aranze nyuma cyane no kugidendeza. Abagore banje naba bashuza ariye. Ndategereza n'umugore wanjye baramurongoye, ibyana byabaye ibigoryi. Zambo ntumbishe imihata barayine. Azi ko napfuye byaraye. N'umudugudu yari yaruzwa. Ariko na Haleluya. Yesu kuko yari yamugiriye imbabazi, kuko yari yaje abizi. Manishe aravuga ngo we simama. Haleluya. Yesu ahita amubwira bwawe korera uburiri bwawe je, korera uburiri bwawe je. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Manishe ngora amubwiye ngo urashaka gukira, nta byiringiro yari afite, ngo aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe je. Atangira kubandaduka ngo ibirenge n'umumamari ngo birakomera. Aramubwira ngo ikorere bwawe je. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya. Ongera ubwo umuntu mwegeranye, Imana igiye kuguhagurutsa umaze igihe kibara gutereranya. Omengo nziza y'ubutumwa bwiza. Yesu abakoze igitangaza. Uwari umaze imyaka 38 abarakize. Mana ishimwe. Haleluya. Amen. Can you imagine? Munengerezo se yarera zubaye, ariko Yesu akoze igitangaza. Ndashima Imana. Yesu agaruza ibizima ababuze duhereze Imana icyubahiro. Amen. Nyuma y'imyaka 38 tekereza ufunze cyangwa uri musehashe cyangwa uri wa Faisal, imyaka 38 nubwo wasiga waratenda uwo muntu yaba ari we yarabyaye, ariko mbiguruzi wakomeye Imana naki. It doesn't matter. The year we stay there. Ntabwo rebana n'igihe umaze igihe wicare hariya. Iyo ni inkunze y'ubutumwa bwiza. Yesu nakugeraho ubuzima burahinduka. Ngo Yesu yahise yigendera.
ariko yakoze igitangaza. Abagaburiye ubuyanja, atekereje gusubira iwabo, sinzi intere kilometero zirimo, ariko ubwenge buragaruka, ngo aragenda arayoboza. Yeba babaga guturana shana n'abayahudi. Umva abayahudi ukuntu bamukomerekeje nanone. Inyuma y'imyaka 38 hari mu muryango we umugore baramurongoye, ibyana byabaye ibirara, base baramube, ibihate barayimuye, akabanza baragurishije ni abakora mitasiyo y'ubutaka, kuko barateye imyaka 10 bati cyapfuye 25 bahita bakora mitasiyo 35 n'itatu y'ubuginga, bati byararangiye bakora mitasiyo. Ku kagari, ku mudugudu, ku kagari, ku murenge, ku karere hose barasibanga ibimenyetso. Ariko mbinguru nziza ngageze iwabo yikoreye godora, yikoreye uburiri. Abayahudi nta nimwosha kwa kugira ngo bavuga bati wari upfuye yarazutse, umuntu wacu agarutse muri quartier, umudugudu n'umwisibo bishime, bahise bamukangisha isabato sha. Wibuke ko anarwa mudugudu yari guteranya n'agafu n'abandi bose no kagari n'umurenge, ariko ntago bahise bazimya ibimenyetso n'ibintu by'abantu. Ariko huye na Yesu amuhagutse ku kidendezi imyaka 38. Wibuke ko iki cyatumye ahamara igihe kirekire nuko atarafite umwitaho. Nakuzana inkuru nziza, igihe umaze nta muntu ukwitaho, hari umuntu ugiye kukwitaho. Mana ishimwe Yesu ameze kuri abayuda, arahanyura aramubwira turashaka gukira, nta byiringiro yari afite, ariko yari aramubwira ati ikorero bwawe urugende abarakize, komera Imana bakimwe izina ryayo. Amen. Haleluya. Ageze iwabo abayahudi bamukangisha isabato. Ntibagire ibintu bagukangisha, bagukangisha isabato, bagukangiza ibindi byose, by'ukwezi n'ibiki byose. Oya, Mwana ishimwe. Iyo wahuye na Yesu utangira kwisobanura, kuko yari yahuye na Yesu afite confidence, yamugoroje n'ibyiringiro. Bamukangisha isabato, barabanadusha we ku isabato. What happened? Nibazagira ibintu bagukangisha wahuye na Yesu. Ahita yihagararaho arabwira ati sha nabamenye, arakongera n'impuhwe, umugore w'abanyamahanga murongoye, mwana mubyaje abandi bagabo, ibintu byose abana b'abanyamahanga namenye ko imihate bakoze za mitasiyo, ariko Yesu agiriye imbabazi. Mwikubangisha isabato wanyujije. Bwira umuntu mwegeranye ngo gira ikintu utegura uzabwira bene wanyu, gira amagambo utegura uzabwira bene wanyu. Hari abari ibihande bakoze mitasiyo, abaturiganyije atubwira ko unywangisha isabato uwanyijije niwumve ngo niko y'ubwanjye ngende komera Imana bakimwe izina ryawe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Wari umaze imyaka 38. Yesu baramuhagurikije inshuti yanjye. Igihe umaze nta muntu kwitaho, hari umuntu ugiye kukwitaho, nta wundi namamaza ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka tumukomera amashyi menshi cyane. Haleluya. Bamukangisha isabato sha. Hari ibintu abantu bagiye badukangisha, ariko ndashimira Yesu. Igihe umaze nta muntu kwitaho, hari umuntu wakwitaho. Yes, nagiye natsinze kari bagura umwanya wanjye 85 ngomba kwiga muri letere Isavi Butare, bana bakira bagura umwanya wanjye 86 ngomba kwiga muri letere Ijanja mu Ruhengeri, mwana mucuza gura umwanya wanjye, bituma njya kuzerera irukarana gahina imyaka 6 ndagomba kwiga secondaire. Hanyuma maze gukizwa Imana irambwira ngo rata mwana wanjye nza kampumuriza abantu biseho nzayimana, naho byatinda bizasohora. Haleluya. Nyuma y'imyaka 14 mfite amasezerano nagomba kwiga secondaire kuyani 85, ariko nyuma y'imyaka 14 nkijijwe mvuye mu byaha. Imana imbabariye, Yesu ambabariye, amvugaho ijambo rikomeye, aravuga ngo mwana wanjye uziga no hanze. Imana ishimwe cyane. Igihe umaze nta muntu kwitaho, hari umuntu ugiye kukwitaho. Yesu ashimwe cyane. Nkomeza ndakizwa, nkorera Imana, nari mfite umugambi wo kuzajya mu gisirikare nkazica bibye umwanya wanjye nari imbazi, ariko tariki 15 ratabure hari tariki utakwibagirwa, tariki wakijijweho, tariki warongoreyeho, tariki hari ibintu utakwirwa mu mateka. Mana ishimwe. Hari itariki yo kudefanda, urangiza secondaire, urangiza kaminuza, arata hari ibintu utakwibagirwa. Mana ishimwe sha. Mana ishimwe. 15 z'ukwa 8
88 ndi umuboyi Rukara, abandi barimo kwiga agronome, veterineri, duruwa, nge numvaga nziga retere, numvaga nzaba umunyamakuru, ariko kubera rero ko kanironda karere na za kavukirezi wacu zirampfobya, ariko maze kuva mu bya Imana irambwira ngo mwana wanjye nzakurengera, wahereje Imana ikuzo mu izina ryayo. Glory be to God, hallelujah. Imana irambwira ngo mwana wanjye ngizwa mu baporoso Rukara, ngiye gusenga amapane kote. Imana irambwira ngo mwana wa nudasubira mu businzi mu busambanye, Imana irambwira ngo nzakwigisha, Imana irambwira ngo izandiha amashuri nakikije, Imana irambwira ngo rigenza ngenda mu ndenge nk'abagenda muri twegerane, Imana irambwira ngo nanjye nzaba umunyacyubahiro. Ndashimira Imana. Imana irambwira ngo nzafata ku mafaranga y'amabara anyuranye, komera Imana amashyi yarabikoze yo kabyara. Haleluya. Imyaka 6 namaze ndi umuboyi, ntakira Kristo ahita hindura ubuzima bwanjye. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana. Nyuma y'imyaka 14 mbona buruse y'ubwonge, scholarship y'Abongereza, ntangira high school soreti mu Uganda, nkomeza Nairobi muri Kenya, mfite akanyamakuru utanzakazana kuri icano nkabereke nimba gusoza mu Bwongereza. Wahereje Imana icyubahiro. Ningiye wari umuboyi nteka inkoko nkayikaranga kwa databuja nakorega sometime bara abarimu, nkayiteka nkayikaranga n'agasenda wisinkoreho, nkashyira mu gisupere abakire n'abana beza bafite n'ibisupere sha nkayikaranga. Numvise n'agasenda we ntibakame, bakayivovora amagufwa bakayasubiramo, basubira kwigisha nkarunguruka ko bagiye, bamara kugenda bambwiye ngo wamujinga we ngo aya magufwa yahe imbata ni nkoko mu minanzi z'imibyare, cyagiye imigondoro y'imimere ibimera sha nguvuga ngo mwambate mwabajinga mwe, amagufwa ntago napfa kuyabaha. Numvise umuntu uvuga byari bimeze kwa Kiswahili basema kulambarama, nilamba mifupa wakati huo, ariko ntago nanize ko Imana izangira neza. Haleluya. Ninge waryaga amagufwa kwa badatabuja, ariko ubusigaye njye mu Rwanda kuri ADPR hano matora atandukanye, muri Kenya za Nairobi, muri Amerika hano atandukanye, bakavuga ngo ndi umushyitsi munyacyubahiro. Haleluya. Imana igiye kukuhagurutsaho wari umaze igihe kirekire nta muntu kwitaho. Ndashima Yesu wanyitayeho, maze kwakira Yesu ibintu birahinduka. Mbifurije kwakira Yesu, mbifurije kuba mu buzima bwubaha Imana, mbifurije kwakira imbaraga z'Imana, mbifurije gukorera Imana. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mukanya tugiye gusenga Imana. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ibane baho umugisha. Uriya muntu w'inayini Yesu yaramurengeye, maze nta muntu kwitaho, ariko Yesu agiye kukwitaho. Yesu abaho umugisha, Imana ibagirire neza, Imana yakurengera. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Mukanya ndabaha nomero zanjye. Imana ishimwe. Data ndagushimye mu izina rya Yesu. Ni njyewe ugarutse imbere y'ubwiza bwawe, ni njye mwami, ndaje mwami, iki gitondo cy'umugisha abumvisha ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Uyu muntu wo ku kidendezi myaka 38 nta muntu wari waramwitayeho, ariko Yesu ahageze ibintu birahinduka. Imana ishimwe. Abanyumva bari mu Rwanda ndabasingiye. Yose tarago bwaba ari uburwayi, bwaba ari ubukene, bwaba ari kuburawa, yo bizerivari z'abana, Yesu azakurengera. Yesu yaramurengeye, yo bamukangije isabato, ariko aravuga ati wanyijije ni umbwiye ngo nikore ubwanjye ngiye. Ndagushimiye mwami, iyo duhuye na ibyo badukangisha ubica amazi. Imana ishimwe. Ndagushimiye mwami, katugushiye tukomera make mu izina rya Yesu. Imana baho umugisha. Nomero zanjye nizi, Pastor Munezero Jean Damascene, ADPR Gihuta Gatsibo, ururembo rwa Nyagatare. Amen. Nomero zanjye nizi, MTN 078 2 2 04 3 2 Pastor Munezero with the same number with Airtel. Airtel ubwo ni 07 2 3 04 3 2. Shalom, shalom, shalom. May God bless you so much. Mubarikiwe sana. Mungu anawapenda. Mungu awazidishe baraka sana. Amen.